turangana kuko yazamutse mu ijoro afite imyaka 33 kandi nanjye akaba ari mfite cyane nanjye ni mfite mu myaka itaha nzaba murusha imyaka ngo ku mana yanjye yego ku mana yanjye yego ariyo mana yanyu ngiye kuzamuka kureba data akaba ariwe mana yanjye akaba ari nawe mana yanyu ariko barakubwira ngo ariko hari abavuga bati ngo nta yindi mana ihari ngo nta yindi mana ihari Yesu niwe mana isumba byose yanasitara ngo Yesu we inkuba yakubita ngo Yesu we akubwira ngo ukundane nkunda Imana ariko wakwitabaza akitabaza nde akitabaza Yesu yanarahira akarahira nde akirahira Yesu yanakuza agakuza nde agakuza Yesu aho kugira ngo akuze nde aho gukuza Imana hagati y'Imana na Yesu ninde mukuru badusubize ngo Yesu akuzwe Imana ntirimo yasitara Yesu we yajya kubwira umuntu ngo ndarahira ngo Yesu ngo ni umukiza Imana mwigisha yego mwari ibyakozwe n'intumwa 3:13 ibyakozwe n'intumwa 3:13 inyandiko iragira iti Imana y'Aburahamu na Isaka Imana y'Aburahamu ndetse abene arabanza kuvana ngo nikorere TikTok Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ari nayo Mana y'abasogokuruza iyo Mana y'abagabo batatu niyo Mana y'abasogokuruza menya batangiye kurambirwa yashimishije Imana yashimishije umugaragu wayo Yesu Imana yashimishije umugaragu wayo Yesu karabaye Yesu ni umugaragu wande hanyuma dusenga umugaragu cyangwa dusenga shebuja twiyambaza umugaragu cyangwa twiyambaze sobuja ese iyo abantu basaba bakavuga bati mu izina rya Yesu baba bashaka yuko ubutumwa baba batayizera ko butagera ku Mana buri wese usaba agasaba ngo mu izina rya Yesu ngo Mana ngo mu izina rya Yesu ngo byakire ngo tubisabye mu izina rya Yesu bisobanuye yuko ntabwo abasabye mu izina rya nde ry'Imana ahubwo abasabye mu izina rya Yesu ugomba kumuha ibisubizo ninde Yesu kandi Yesu ari he arahari yarigendeye yaragiye ariko asinyandiko mwigisha gusa mu izina rya Yesu yego kira ni ikimenyetso cy'uko Imana basenga ishobora kubitumva niko bimeze cyangwa se ikaba ari ikiragi niko bimeze hanyuma Yesu tubakamutuma kuko Yesu azi ururimi avugana n'Imana nubwo twasanze tubwira ya Mana ntabwo yatwumvise bizi ko atajya numva ahubwo mutuvuganire niko bimeze Imana dusenga ntabwo yumva mwigisha Yesu aravuze ngo yego Matayo 9:27 murabaza ngo nyuma yaravuze ngo nusenga jya mu nzu yawe wiherere mu nzu yawe cyangwa mu musigiti cyangwa mu rusengero ubwiherero ubwire so wo mu ijuru ubwire data wawe uri wo mu ijuru ibyo ukeneye byose ubwire ibyo ukeneye byose uretse ko Imana izi ibyo ukeneye mbere y'uko uyisaba nubwo wayisaba ariko jya umenya ko Imana izi neza ibyo uyisaba mbere y'uko uyisaba yo izi ibyo ukeneye ariko ntukiyambaza abandi hanyuma urajya gutumba kubera iki ubundi se bakubwiye ngo jya kubonana na gitifu wowe ukanga kujya kwa gitifu ukanyura kwa mutwara sibo yanga guhondagura urushyi ahubwo gitifu araguhamagara ukanyura iwanjye ntabwo bushoboka gitifu siko bimeze niko ariko hari abantu banga kugera kwa gitifu bagatinza urugendo rwabo bakarujyana kwa mutwara akajya guca njiyapanya niyo mpamvu n'ibisubizo rimwe na Yesu aravuze ngo nusenga bwira Imana yawe kuko irumva kandi izi ibyo ukeneye mbere y'uko uyisaba niko bimeze mwabyumvise abavandimwe uzakubwira ngo senga usabye mu izina rya Yesu warakuyobya kubera ko Imana irumva sibyo se ariko Yesu ni inzira y'ubugingo ntabwo twagera ku Mana tutanyuze iyo nzira ni iyihe rero simbizi ngewe ni Matayo 6:9 mbere y'uko usoma Matayo ndashaka mwigisha kubwira kandi kantu keza yewe nemera yuko twebwe twasizwe amaraso n'amavuta ya Yesu niko myemera Yesu kugira ngo bamushyire ku musaraba ko ari kugira ngo dupfire ibyaha turimo turamunyaho akubita umuntu leta ntiyaramvuga namwe muremeranya n'umugabo niko bimeze ubu wagenda ukiba bakabanga Yesu yarishyuye bajya kumushaka yarishyuye none se yadupfiriye ibyaha birashoboka no kwiba n'icyaha yaradupfiriye
uragenda ukarwana ngo ntawe uri bumfunge Yesu yarishyuye yewe naribije kumufata nahita nyibwira nti Yesu mujye mumufate